pastor ngo umuntu abigenza ate ngo amenye uwo bazabana. That's not a question. Ahubwo wagombye kumbaza ngo umuntu abigenza ate ngo abe umugabo buri mukobwa wese yakwifuza ko kumubera umugabo. Mbona mufitemo n'ububwa bwije. Usanga abantu baraho ko ari abakobwa ngo ufite masters ngo ni wamwisukira. Ubundi se uramwisukira n'amazi. Uramwisukira n'ingungu wenda kugenda wikoreye. Uramwisukira n'umuriro ugiye kuzimya. Ukabona umukobwa barashaka kurongorwa n'umuhungu ufite imodoka ngo ufite inzu ngo ufite amafaranga. Yayakoreye ryari mungana. Ese wowe kuki utayakoreye? Uwo muhungu wibira ko yavuye mu ijuru ntivuye hano mu Rwanda. Yozefu akora kwa Potifari bamuha promotion. Ntabwo bamuha promotion kuko asa neza. Bamuha promotion kuko ari diligent yakoze. Mugore yamwe umugabo wanjye atakunda kureba Shadiba. Kagira ngo ni filime. Ntuzigere urongora umukobwa udakunda. Nawe mukobwa unyumva ntuzigere urongorwa n'umuhungu wumva udakunda. Ngo nuko umuhanuzi yabivuze. Nabivuga. Mugore wanjye ni mwiza. Nabandi barabivuga. Kandi n'ikimenyimenyi nicyo gihe turi muri competition. Nabyiganaga n'abantu benshi bafite imodoka. Nigege nyine wagendaga ni ntera ibyapa nkuko twabitaga. Nakuriya rwose yaravuze ngo vuze ngo uteye intambwe imwe gusa yatera 99. Buriya rero ubwire aho kugira ngo mwirirwe muhangayitse. Wowe genda wiyubakemo kuba umusore ufite igikundiro. Umusore wiyubahisha, wubaha abakobwa. Ndagira ngo tuganire kuri iyi topic wenda nakita main topic y'umunsi. Iravuga ngo mbese ngo nuruhe ruhare urubyiruko rukwiriye kugira mu gihe cyabo cy'ubusore kugira ngo ruzagire umuryango mwiza. Nicyo kintu ntekereza ko rero uruhare ugomba kugira ahubwo ni rwose, kuko abanyarwanda bacaga umugani ngo akabando k'iminsi gacibwa kare kakabikwa kure. Jewe maze iminsi mbibwira abantu, urabizi imwe muri deba dufite mu Rwanda ni ikibazo cy'umuryango. Hari n'igihe naganiraga n'abantu b'abayobozi bamwe muri Minisiteri y'Umuryango, turimo kwiganirira gutya. Hamwe atari ko mukwiye kudufasha umuryango, ariko buriya ikibazo dufite cy'umuryango maze kugisobanukirwa neza aho mbere pastor. Kuko kugira ngo uzakore muri bank bagusaba nibura minimum yo kuba ufite bachelors muri ibintu bitandukanye. Si no muri bank wonyine. Ubu kugira ngo uzabe umwarimu muri secondaire ni kimwe. Kugira ngo uzabe umuganga aho bagusaba byinshi birenzeho kugomba kubanza nibura ukaba umugeneraliste warize imyaka 6 utongeyeho niya practicum, urumva ni birebire. Ariko kubaka urugo abantu babitekinga for granted. Bumva ko umuhungu namera ubwana umukobwa kamera amabere n'ubahuza chemistry yabyo y'urugo iziko. Niyo institution ititabwaho mu kwitegura. No mu gipastori ubwira abantu twigisha abasore n'inkumi bitegure kubana gushinga urugo. Ukabona pastori yaje abefeso ibice 5 timuzagende muhasome muze tubiganireho, akaza akabaha ibice iminota 30 bagore mu bagabo banyu bagamukunda abagore banyu timugende namwe murabizi muri bakuru. Fair ntacyo wazi. Ubu ngubu ufite so na nyoko. Iby'urugo biziho iki? Uretse kubona bicaye muri salo ibindi byose bakora urabizi. Ajya ku mufiansa yigeze akubwira ati buriya bigenda bike. So hari ibintu byinshi tutabwiye abana bacu, ariko tugatekinga for granted ko ubwo babizi. Abibwiwe n'iki kutabimubwiye? Iyo papa wawe na mama wawe batonganye bajya baguhamagara ngo ngwino wumve ko umugabo n'umugore batonganye. Tukwigisha uko umuntu atongana n'umugore ntibarwanye. Iyo puruta burya baratongana ndetse bagatongana mutareba. Ashaka kugira ati papa na mama barakijijwe simbizi ni bakijijwe. Ariko nanjye ndakijijwe n'umugore wanjye arakijijwe ndi na pastor. Ariko hari igihe tutabyumva kimwe. Kandi abana ntibamenye ko tutabyumvise kimwe.
ko dufite uko tubivuga tudatonganya uko twarabyize turabyigishwa. So bikubwira rero ngo ubu ngubu umusore umwe uti yakwitegura ate? Buriya uwajya abikora agahera akana kakiri muri primaire hari hasi muri gardienne agamatera wowe ubwo wambaye ikabutura ukaba uri umuhungu number 1 ubwo biravuga ko uzaba umugabo. Kuba umugabo bivuga iki? Bivuga ngo kuba umugabo uzavamo umusore ukorera igihugu, bizavamo biri part yo kuba umugabo. Uzagira igihe urongore, uzarongora umugore ntuzarongora undi muhungu kuko hariho kuri kubwira ngo ariko icyo wabona cyose wakirongora. Ngo ni lifestyle, ngo ni alternative lifestyle, ngo nubundi buryo bwo kubaho. Ariko tugiye tubibatoza kuva ari bato tukazageza twabwira rero iyo umuntu ari umugabo si ngombwa ko atongana, si ngombwa ko arwana. Ugomba kwiga kuvuga neza, ugasobanura neza ibitekerezo byawe udafunze amakofi. Twazageza handi twabwira ngo ugomba kwiga kugaburira urugo rwawe ukarutunga, ukamenya uko usangira umutungo n'umugore mukawuteranya mukawuvanga, ukageza mbese ukagenda umuzamura ku buryo azajya kubigeraho azi icyo bishaka kuvuga. Naho ubundi mwebwe nsanga na hano njya mbyigisha urubyiruko habwa niwe iyo numva mumbaza ibibazo bitari byo ngo ariko pastor ngo umuntu abigenza ate ngo amenye uwo bazabana. That's not a question. Ahubwo wagombye kumbaza ngo umuntu abigenza ate ngo abe umugabo buri mukobwa wese yakwifuza ko kumubera umugabo, uvemo umusore kabisa ku buryo wiyubakamo icyizere. Mbona mufitemo n'ububwa bwije. Uragenda ukabona ibihugu biri hariya ngo se rero nkumi zifite za masters ngo ntiwayisukiye nawe uri ikigoryo akanyagwa. Ureba ushaka ufite masters wiyubatse nawe buriya uzi ikintu cyiza, uramutse ufashe umukobwa ufite masters ukamubakamo kuba umugore mwiza, ugafata umuhungu ufite masters ukamubakamo kuba umugabo mwiza, ukabahuza bakubaka urugo rufite imbaraga. Ariko usanga abantu baraho ko ari abakobwa ngo ufite masters ngo ni wamwisukira. Ubundi se uramwisukira n'amazi, uramwisukira n'ingungu wenda kugenda wikoreye, uramwisukira n'umuriro ugiye kuzimya. Wakwiza uburyo wicarana n'umukobwa mukaganira ukumva uhuye, ariko ibyo ugomba kubyiga. So rero ikibazo barumbajije kugira ngo witegure kuzubaka urugo, icyambere ni kwaza ukamenya ngo iki nshaka kuzubaka ni iki. Ngewe nanditse igitabo cyitwa Umugabo mu mugambi w'Imana, ariko maze kucyandika nasanze ahubwo narimuye kujya nyigisha urubyiruko, nkafata abasore nkababwira ngo rero ubwo uri umusore ariya witwa Pacifique abana rero Pacifique ubwo uri umusore dore icyo uzabacyo. Iyubakemo izi ndangagaciro z'umugabo nyamugabo, nuramuka ubikoze ukabigeraho bizakorohera cyane kumenya umugore ugukwiriye n'utagukwiriye. Kubera umukobwa muzahura wumva imvugo ye, ndabihuza na bya bindi by'icyerekezo, wumva imvugo ye ugira ngo ariko uyu nguyu this is not my type, uyu nguyu nushaka kujya kubyina ari mu bintu bya frivolity by'imbura mu maro. That's not the wife I want. Siwe mugore nshaka. Ariko niba uri wa wundi ushaka umugore ugenda gurukira hejuru nk'isandi, fine, wowe uzaba umugore wawe. Ariko impamvu buriya rimwe na rimwe mutoranya nabi nuko namwe mutazi icyo gushaka kwajya. Buriya rero aho kugira ngo ujye ngo wakora icyo, ngo tangira wiyubakemo kuba umugabo, umukobwa yiyubakemo kuba umugore. Ahubwo ndimo ndatekereza niba nzabwira madamu wanjye akaba ari ucyandika, niba nzamufasha kuko ngira ngo njye wamenye umugore umuntu aba ashaka uko ameze kuko ndi umugabo. Buriya wakwigisha abakobwa kuvamo abagore. Ndumva iki kiganiro n'icy'urubyiruko so barimo n'abakobwa bakamenya ngo umugore Imana ishima n'uyu. Bahiwe mbikubwire Salomo yabidukoreye neza. Hari ubwoko bw'abagore nshatse nabwo n'ubona umukobwa ufite ibi ujye umuhungira kure. Oya ndaguhingirwa. Burya Bibiliya n'ikitumari. Umugore wa mbere nakubwira ngo ujye umuhungira kure, uzaza iteka ryose acunge kofi. Hari umugore witwa Dalila
yari azi gucunga ikofi, uriya mugore ndamugushimiye. Fata umuntu witwa Samusoni aramuryamisha, amugurisha ibice by'ifeza 5,100. Arangije aramwogosha, bamukuramo amazi. Shaho barumuna badarira abuzukuru be. Nuhura nawe mu nzira, kumva umukobwa yo muganira akubaza ikofi, uyo murimo kuganira akubaza konti yawe, uryo ushatse waba umusezereye nakwambi. Abandi Salomo yanditse aravuga ngo umugore w'amahane w'ingare ukurura intonganya. Umva, hari igihe mbona abantu biyahura, umuntu mwabaye friends ariko igihe cyose mwamaranye byabaga ari intonganya, ariko ugafugira ngo buriya mazaki ngo bizatungana nitumara kubana. Ushatse wabigendamo buhoro. Undi wa gatatu ni umuntu w'umunebwe. Bibiliya imuvugaho cyane ikavuga ngo umugore nk'uyu azaboneka. Hari abantu b'abanebwe ugenda ugasanga buri gihe yibereye mu gitanda, nta kintu gishya atekereza, nta kintu. We ni wa wundi nyine nyamuguhashashe utazagira icyo uzategereza ko. Ariko ibyo ngibyo ndavuga nshingiye kuri Bibiliya n'ingero zigaragara muri Bibiliya, ariko no mu buzima bwo hanze uzasanga bene abo ngabo. Harimo n'abandi nagenda nongera ariko singiye kubigira isomo. Hari ibintu ariko rero n'abahungu ni kimwe. Rero n'abahungu bameze batyo nabo ndi umukobwa. Hari igihe nyambwira abakobwa nk'abantu nubona umuhungu umeze gutyo umeze gutyo. Hari umuhungu mwicarana ashobora no kuba afite imodoka ariko itari iyo yakoreye, mukicara mu mwanya mutoya akakubwira ubukungu bwa se, akakubwira bankobe, akakuratira abanti be, ategereza igihe ari bundatire dreams. Uyu muntu ugendera ku nzozi za se, niza se wabo, nizagira senge, uyu ari hopeless. Uyu ni wa wundi uzaza akicara ukaba ukenera ko spoon feeding buri gihe, ukajya umuha bibero. Rero buriya uruhare rw'urubyiruko, build yourself. Kuko ubundi urubyiruko, ndimo nandika igitabo cy'urubyiruko by the way, urubyiruko mu mugambi w'Imana. Buriya hari abasore ubona muri Bibiliya bababera icyitegererezo. Fata umusore nka Yosefu. Yosefu kuva akiri umwana wabo hari ikintu yiyubatsemo. Number 1, he was a dreamer. Bamwitaga Karoza. Rero rero iyo ndyamye ndarota, kandi iyo mbyutse mu gitondo numva izi nzozi zanjye kirarota. Bakanamwanga kuko arota. Niwiha intego ziri hejuru bazakwanga. Uzajya mu kigare cy'urugero ngo uriya rero ngo abayicara ngo abari mu bitabasa n'imbeba, ariko umunsi bazakubona wacivinga bazamenya ko kukunegura. Yosefu yajyaga aragirana na bene se, yataha se akabaza ati se bana banjye za ntama zimeze zite? Bati bose muze zimeze neza pe, zirabyibushye zarabyaye. Bakavuga ati muze ibyo bakubwiye n'ibyo, ariko hari n'akandi batakubwiye, hari izo twagurishije turazirya. Ngo bene se bakabimwangira kuko yarazaga akabwira se ibi bakoze. Njya numva bavuga gutuma benshi bavuga ngo Yosefu bamwangiraga ngo yari ikibaramu. No, Yosefu yari umwana ufite integrity. Uvuga ati ntabwo nzifatanya n'ibibi. Ugatangira hakiri kare ukiremamo kutagenda mu kigare cy'abanywa umugi, cy'abasinzi, abantu b'abagabo biyubakamo ibintu bitari byo. Rero ugasanga hari indangagaciro z'imburamumaro abantu biyubakamo zikabasenyera. So Yosefu is a good example. Bamujyana kwa Potifari, ndenda kukwereka ikintu ugomba kwiyubakamo, kuba hard working, kuba diligent. Donc Yosefu bamujyanye kwa Potifari, agacugusa amasafuriya, akayoza, agateka. Ariko Potifari yajya amureba akavuga ko uriya muhungu nubwo namuguze ku isoko ni umucakara utandukanye n'abandi. Uzi ko ajya mu rugo agakora nk'uwikorera. Uzayabe mu Rwanda, icyo ni kimwe mu bintu tubuze. Dufite urubyiruko rushaka gukira vuba rutakoze. Kubona umuntu arahungura ashaka kugura imodoka, banza ukore. Ukabona umukobwa barashaka kurongorwa n'umuhungu ufite imodoka, ngo ufite inzu, ngo ufite amafaranga. Yayakoreye ryari mungana? Ese wowe kuki utayakoreye? Uwo muhungu wibwira ko yavuye mu ijuru ntiyavuye hano mu Rwanda?
urumva kwiyubakamo icyo kintu cyo gukora ukamenya ngo jyewe nzakora. Yosefu akora kwa Potifari, bamuha promotion. Ntabwo bamuhaye promotion kuko asa neza, bamuha promotion kuko ari diligent yakoze. Ikindi cya kindi yavanye wabo cya character, muka Potifari araza aramubwira ati turyamane. Yosefu niho ubona umuntu ufite character. Iyo aba ari umusore w'ino minsi yari ati chance nk'izi ntiziza kabiri mu buzima bw'umuntu. Wari wowe ntantu nyirawo nyokoboje ari ukuririmbira imitoma akakubwira ngo umutima wabaye amakara, ngo iyo ngubonye ngo umutima utera indi habuze, yari gusimbuka. Ariko we yamuhaye igisobanuro cyerekana umuntu ufite indangagaciro. Nimwibakemo indangagaciro za kigabo, indangagaciro z'ubunyangamugayo, indangagaciro z'ubudahemuka, indangagaciro zo gukunda igihugu, indangagaciro zo gukunda Imana, indangagaciro zo gukunda aravuga ati Potifari yangiriye neza, sinshobora kumwemukira. Ibintu byano byose yamaye kubicunga, so bazagushinga ibitaro uhemukira igihugu. Perezida kuzamure kugire minister, vuga nka Yozefu umugore ati nyakubahwa Perezida wa Repubulika sinshobora kuguhemukira. Igihugu cyangiriye confiance, sindi bugihemukire. Hari ubundi dufite abantu igihugu kikugiriye confiance uragihemukira. Kubera iki? Ntiwiyubatsemo za ndangagaciro. Yozefu ibisobanuro yahaye muka Potifari bikwereka icyo umuntu yagombye kwiyubakamo. Yabwiye nyirabuja aramubwira ati Potifari yangiriye neza sinzamwemukira, ariko kuruta ibyo mfite iyindi supervision, natinyuka ne gukora icyaha nk'icyo mu maso y'Imana. Icyo kintu rero ucyubatse muri wowe, reka mwereke ko bikora mu ni wiyubakamo icyo kintu cyo kuba hard work, uzatunga urugo rwawe kandi safari yo gukorera amafaranga menshi. Uyo uzatunga urugo rwawe ugere kuri byinshi kuko uri hard working, ufite focus. Ni wiyubakamo character, uzagukoresha wese ntazifuza kukurekura, ahubwo abandi bazifuza kukwiba. Kuba banguriye mu mushaho ngo arakora kandi ni nyangamugayo. Uzumva abantu muri kino gihe bisigaye bavuga ati uriya mukozi no muri za banki, uziko za banki zirirwa zibana abakozi. Ko hari umuntu wavuga ati uriya muntu iyo akoze muri branch irashotinga, kandi abo uzakora bose uzabigira intego y'ubuzima bwawe. Yosefu yakoze kwa Potifari harazamuka, bamushyize muri gereza, same results. Bamushyize mu buyobozi bwa Egiputa yungirije Farawo. Egiputa abantu bose niho bazaga guhaha. So iyo niyo type y'umuntu dushaka byiyubakemo urubyiruko. Nari kukubwira n'abandi ariko reka ngarukirize ko hari akantu nakibaza gatoya. Ese muri iki gihe iyo turebye dusanga ingo nyinshi ziri gusenyuka. Hari ibintu byinshi usobanuye wenda umuntu ashobora kugenda akuramo nk'ibisubizo kuri icyo kintu, ariko ingo nyinshi ugereranyije n'igihe cya kera ubu nka 90% ziri kubakwa, kimwe cya kabiri kiri guhita gisenyuka umwaka cyangwa imyaka ibiri itararangira. Ndibaza ese ni ikihe kintu, mbese ni za ndangagaciro, ni ikihe kintu kiri kubitera? Biriya ni uruhurirane rw'ibibazo nyamunda kubyigisha. Uruhurirane rwa mbere ni igihe turimo. Urabona iki gihe turimo, reka maze mvuge igihe turimo nabo turimo, reka mere kuba turimo. Urabona sinzi ababyeyi bawe icyo bakora, ariko reka njye nivugira ibyanjye. Yewe navukiye mu cyaro cy'Intete, abari banyikije bose twari mu cyaro. Buriya twe twavutse ababyeyi bacu bari mu cyaro, papa na mama bajyana guhinga bakiriranwa bagataha, kandi dutuye ahantu kubera ko buriya muri system y'icyaro umuntu arongora hafi. Ntabwo umuhungu we wa Kirehe ashobora kurongora umukobwa wa Karongi, bahurira heza. Umuntu yari muri Kirehe arongora umukobwa wo muri Kirehe, wenda yabagiye kure akarongora wo muri Kayonza cyangwa muri Ngoma bahuriye mu Giterane, ariko wa Karongi cyangwa wa Rusizi ntawe azabura. None mwebwe uragenda uva iwanyu, sinzi aho wavukiye, ndo hano Kabeza, wa Kabeza, we wavukiye hano Kabeza, ugire gutyo uhure n'umukobwa wa hehe wa wepfo
ahantu nka za Gihombo. Gihombo zari muri Nyamasheke. Umukobwa muhuriye hano mu mujyi ni wa Gihombo, ntuzi indangagaciro z'iwabo wa Madamazera, ntazi indangagaciro z'iwanyu, umurebye atambuka utudora umugore. Nta n'umwanya mwihaye ngo mubanze mumenye ntimwumve ko muri compatible. Ntuzi n'indangagaciro ze, ntuzi intego ze, ntuzi ibyifuzo bye, we ntabyo wiyubatsemo nawe nabyo wiyubatsemo. Murahuye mutiba ejo rwashya ngo ingo zananire. Urumva ingo zajyaga zistabilizwa na proximité y'umuryango nta igihari. Ingo zajyaga zistabilizwa no na kiriya kintu cyo kuranga no kugenzura nta kigihari. Ingo zajyaga zistabilizwa noneho nuko abantu bicara, ababyeyi bakaba bari hafi, abavandimwe bari hafi, byatangira gucumba bagatabara. Dusigaye tuba kure y'iwacu. Noneho hiyongeremo n'igihe turimo rero. Igihe turimo haje ikintu cyitwa information technology. Buri muntu aragenda na telefone. Aho kugira ngo uganire n'umugore, ukajya kuri WhatsApp, ukajya kuganira n'abari kure. Aho kugira ngo urebe umugore wawe, ukareba abarimo kwidunda kuri Instagram na za watangira kureba umukobwa wipostinze, ntabwo ari umukobwa ndabona ari mwiza cyane. Umugore yigeze kumbwira nizere ko umukobwa rwose bitazanteranya nawe ko ntacyo mpfa nawe sinanamuzi. Umugore yambwiye ati umugabo wanjye atakunda kureba Shadibu, kagira ngo ni filime. Yaje Shadibu ni filime. Ati basi ntabwo uzi Shadibu noya. Naga filime naga seri atoya. Ati ni umukobwa nawe ari quartier yiwabo sinzi yariyo. Rero urumva umuntu aricaye wenda urangana nayo ufite imyaka 62 uri murareba inkumi yitwa Shadibu. Umugore wawe wenda ifite imyaka 50 na atangiye kuzana utuntu tw'iminkanyari ku matama n'uduki. Ugatangira kwibwira ko umugore wawe atari mwiza kuko ya social media yakuruye isi iyizana iwawe ku bibero byawe. Byagucanze. Noneho kongeramo n'ibindi byinshi. Noneho wongeremo no kuba kure y'urugo. Umugore wawe musize i Kigali ugiye gukora Rusizi cyangwa oya Rusizi ni hafi ugiye Darfur. Umugore asigaye i Kigali hari ibishwa mu inyo by'i Kigali vidama nabyo ntibiba byoroshye, ariko naho aho wagiye hari ibindi muhurira. So urumva hari factor nyinshi zisigaye zaruhije ko ingo zisenyuka. Muri kino gihe uzagira urugo ruzima ni wa wundi nakubwiye. Wa wundi umeze nka Yosefu number 1 ujya Darfur akamenya ko kinyanye Darfur no gukorera igihugu cyanjye, no gukorera isi, no gukorera umuryango wanjye, no kwiyubaka agiye bwanjye ngagira save. Nkajya Darfur ariko mfite Imana. Umuntu twahurira Darfur akambwira atari kona kubonye ngo muri umusore mwiza mbabarire. Nasezeranye n'umugore sinshobora kumuhemukira. Kandi Imana irandeba nubwo ndi kuri umugore wanjye. Kandi umugore wanjye nasize i Kigali nawe akabateye atyo. Hazi igishwa mu inyo kitari ko madamu rwose yo ngubonye ugenda numva umutima wahagaze. Abatumba bare tuzaguhamba mu cyubahiro. Nzaza mu kiriyo cyawe. Nuhagarara ukajya mu bitaro nzagusura ariko ibyo guhemukira umugabo nararaye. So iyo character niyo commitment ko ubwitange y'ubwo bunyangamugayo uko kubaha Imana nibyo bizagarura ngo mu murongo. Ariko noneho no kwiga bya bindi ngo Yosefu tumubona yiyubaka nk'umusore, ariko niyo maze kugera mu rugo hari ibintu ugomba kwiga. Daire namwe mwagombye kwimenyereza mukiri abasore ikintu cyitwa communication, kumenya kwicarana n'umukobwa ugatuza ukamwumva akakubwira ibintu utuje, ukumva niba ari umuntu muzicarana mu rugo mugapanga, kandi ukamwumva n'umutima wawe niba kugera ku mutima. So communication muri kino gihe njye mbibwira n'abana n'abiwanjye njye mbibwira n'abana ko mutuzeho gatoya mbigishe something. Learn to communicate. Mwige guceceka mukumva, hanyuma mwige no kuvuga ushingiye ku byundi yakubwiye. Icyo ni ikintu gituma urugo rukomera
mukiga gupangira hamwe, mukiga kuganira, mukabyigisha. Akenshi rero usanga abantu bajya mu rugo n'ibyo batarabyigisha. Gusa yakubonye ugenda, uyu mukobwa azavuga ati naho ni umuhungu mwiza muremure ufite igituza kinini, uyagomba kuba akeneye umubawunsa. Hari ikintu nakibajije, ese abantu benshi basigaye bibaza muri ino minsi, hari ikintu bita wenda urukundo hakaba n'irari. Ariko byamye bigo ibyo bintu hari utwahoze tuganira turi kwibaza se urukundo n'irari si byo biri gutuma cyangwa biri kongera izi divorce turi kubona. Ugasanga umuntu yahuye n'umuntu ahise amurarikira, abeshye ko yamukunze, bagerayo yibeshye ko yamukunze, bagerayo bakananirana. Oya, ashobora no kuba mukunda, ariko byombi bibaho. Reka nkwewe n'ingero mere muri Bibiliya. Uzi umuhungu witwa Munoni yararikiye mushiki we Tamari, ndetse aranarwara, ajya mu gitanda akagira mwene wabo Yonadabu, aramubwira ati ngo yari ingurumbanya. Kunyara inyuma ingurumbanya hano hanze naho ziraye, tuzirwaza ze umufate ku ngufu. Bibiliya iratubwira ngo urwango yamwanze nyuma rwaruse urukundo yamukunze. Iryo ryari rero ntabwo rwari urukundo. Ariko reka dufate n'ingero z'urukundo nyarukundo. Urukundo nyarukundo rutize maintenance. Ushobora kugura imodoka nziza ntuyikorere maintenance ikaguhiraho. Ngewe nibwira ko hariho n'abarongorana kuko bakundana, ariko kubera ko batigishijwe maintaining love, mbese gukomeza urukundo nyuma yo gushaka rugacunga. Kuko Yesu yigeze kuvuga ku kubaka, aravuga ngo abantu babiri barubatse, umwe yubaka ku mucanga undi yubaka ku rutare, ngo imvura iragwa, imivu iratemba, imiyaga irahuha, byikwita kuri izo nzu zombi. Bikubwira ngo n'urugo rwubatse ku rukundo. Reka tuvuge ko rwa rwubatse ku rutare ari urwubatse ku rukundo, urwubatse ku irari turwita urugo ku mucanga. Zombi zaguyeho imvura, zaguyeho umuyaga, zaguye n'umuvu. Ariko icyazitandukanije naho zubatse. Hahandi bya bindi wiyubatsemo nibyo wa mukobwa yiyubatsemo, za skills, bwa bushobozi mwiyubatsemo bwo kuganira, bwo kwikemurira amakimbirane, bwo gucanga umutungo mukawucungira hamwe, byo kwita ku muryango mugari, ukamenya uko wita ku muryango w'umugore, nawe ukamenya uko wita ku w'umugabo mutabishwaniyemo, bigatuma na cya kintu cyitwa maintaining romance, kumenya gukomeza gukundana. Niyo mumaranye wanjye tumaranye imyaka 30, ariko iyo mureba mbona ari we mugore mwiza waho. Kubera iki? Hari utuntu tw'uturungo ugenda wongeramo, noneho niyo mwasaza ukamenya ngo nanjye ndashaje. So niba narongoye umugore narutaga, none ndashaje nka bimwe byarugamba yo, none ndashaje ngo none arashaje ngiye ibyo kubyo kugeza ukabyemera yuko rwose this is my wife. Hari utuntu ugomba kugenda ushyira mu tw'uturungo mukazasaza munezerewe. Utwo rero benshi ni nk'umuntu ujya guteka bataramwigisha uko bashyiramo umunyu n'urusenda n'ibindi. Ashobora guteka nawe atari uko adashaka guteka, ariko niyo byiza. Biragaragara ko n'urukundo bishobora kuba bidahagije kugira ngo urugo rukomezanye iyo maintenance. Yes. Dufite ibintu by'abahanuzi baza ngo Imana yanyeretse nguriye mukobwa. Yewe mwibwire Pacifique na bagenzi bawe, ntuzigere urongora umukobwa udakunda. Nawe mukobwa unyumva ntuzigere urongorwa n'umuhungu wumva udakunda, ngo nuko umuhanuzi yabivuze. Nabivuga uzabwira Imana uti rero Mana, ubundi numva nta karego karimo, uzabanza ukanteremo mbone kuvuga Yesu. Kuko burya ubuhombye, icyambere ugomba kurongora uwukunda, ukarongorwa n'ugukunda, kuko nibura ko niko nika appetizer. Uzi umuntu agiye kurya muri restaurant, hari akantu kabanza kuryohereza ka appetizer. Burya urukundo rero birwo appetizer y'urugo. Ariko iyo ugeze mu rugo hari main course, ugiye gutungwa na aperitif, akaba ari ntabwo wahaga wakwicwa n'inzara. Iyo ugeze mu rugo rero main course ni ibyo byose navugaga, kumenya kwicarana mugapangira hamwe, mukamenya abana muzabyara, mukamenya umutungo wanyu, mukamenya kuwukorera investment, mukamenya iyo niyo main course. Naho ubundi abantu benshi urukundo gusa ni
na appetizer ni ikintu cyo kugukurura ni amareshya mu gihe ariko rwo rugomba kugaburirwa kugira ngo rugumeho. basi hari ikintu wenda nakibaza bigeze kubikomoza ni irihe banga wowe n'umutambukanyi wawe ritumye mugera muri iki gihe byose nabikubwiye ni hariya reka mukorere samari yabyo. Icya mbere twebwe twashakanye dufite tubyumva kimwe ko Imana izaba foundation rock bed y'urugo rwacu, foundation y'urugo rwacu, kubaha Imana. Reka nakubwire mpumuriza abasore n'inkumi wanyumva cyane cyane abasore, ariko jewe nuzura na madamu umugore wanjye mubonye ni mwiza pe, n'uno munsi abantu baracyabivuga. Ntabwo ari bya bintu byo kwirarira no gukabya. Hari abantu tujya tujyana umuntu twiye guhura ngo pastor ngo uyu ni umugore wawe ngo cyangwa n'umukobwa wawe. Ndashaje koko pe, umugore narongoye asigaye yitwa umwana wanjye. Ntabwo hari uburyo bwo kuganira. Umugore wanjye ni mwiza, n'abandi barabivuga uretse nanjye kubera ko namurongo, ariko n'abandi barabivuga. Kandi n'ikimenyimenyi n'icyo gihe turi muri competition nabyiganaga n'abantu benshi, kandi benshi muri bo kuko bari batuye hano Kicukiro, benshi muri bo ari abasore ba hano mu mujyi bafite imodoka yewe nivira mu cyawe cy'Rurindo. Mu bakonkira bari bahari nijye nyine wagendaga n'ibigeri ntera ibyapa nk'uko twabitaga hano, kandi agiye bakamenya ko hageze genda utera ibyapa. Noneho harayabashawe uri kwigerezaho koko uriya mukobwa usa kuriya uri mu mujyi uri hano Rurindo hapi we imurahonga umutwe ku gikuta. Hariko namuganiriza kandi atariko hari ikintu twemeranijeho, genda shaka umugabo uzamfasha kugendana na Yesu, kandi bariya bandi bafite kashi kose baranazikurusha. Iyo baje bandatira kashi bafite bakanyereka uko nzabaho mfite kashi, ariko genda shaka umuntu tuzagendana dufite Yesu. Simukundira amafaranga, simukundira isura yawe, ndagukunda gusa. Kamwe mu Rwanda n'urukundo rwarimo, ariko igituma ntashobora kukureka ni Yesu mubonaho. N'uno munsi ikitumaintaininga ni Yesu mubonamo nanjye mbonamo. Igituma ntashobora kumuhemukira ni cya kindi cya Yozefu. Aho njya hose ndi no mu bantu bagenda cyane, ariko nshobora kumanika ikiganza imbere y'Imana nkarahira, abana Imana urabizi umbere umugabo kuva nakizwa sindatatira indahiro narahiranye nawe. Mu yandi magambo ndi umugabo fidèle, faithful, udahemukira umugore, atari ukubera ko umugore wanjye ari mwiza. Oya, simuhemukira kuko mfite ikindi kibindera, sinshobora gukora icyaha nk'icyo imbere y'Imana yanjye. Icyo rero kimuhesha garanti, kikamuhesha kunyizera kuko bata preto umugabo wanjye cyaduhuje kiracyari. N'ubu tujya tubisubiramo kandi ati rwose ko icyizere cyanjye kuri wowe nikizabona n'ubwo kirabaho kuko mbona utarimo kujegajega muri Yesu. Kandi nanjye bikimo nawe afite akazi akora, ajya hanze akamara ibyumweru mu Rwanda cyangwa hanze y'u Rwanda, yanajyanye n'abandi bagabo. Umugore wanjye icyo nzi yagiye mu kazi, ariko ubwo afite Yesu nta problem. Sinjya afata telefone y'umugore wanjye mujye kureba ngo inde wamwandikiye ngo ya simbikene ko nta suspicion ngira. Nawe ntajya afata yanjye, kandi yewe nta na mode possible wayiterera wese yari ibyo nandika nashwe cyamo gusukinjira. Kubera iki? Nta rwike ko tugirana kuki dufite Imana. Ikindi hari ibintu twemeranijeho biriya nakubwiraga bya communication n'ibindi, uzanabyumva kenshi iyo nigisha bubatsi ngo twebwe tukiri batoya, kuko niko twari dufite ubwoba ko bishobora kuduhambuka. Twari twarashyizeho za garde-fou, twajyaga twicara buri wa kabiri, wari umunsi wa madamu. Ndavuga kuri giye kuko nijye bagendaga cyane. Kuwa kabiri wari umunsi wa madamu. Hari n'igihe najyaga ngenda nta n'imodoka twari dufite, twatangiye twigendera n'ibirenge. Cyakora twatangiye dufite inzu yacu nayo twubakanye turi abafiyanse. Njya numva ibintu by'ibihungu bimwe, ngo umukobwa ngo ufite inzu, ngo umukobwa ngo wewe murabazwa.
we ugenda uyubake wenyine muzayigabane 50-50 wamuretse akazana amafaranga mukayifatanya mukayubakana umukobwa arakora nawe urakora nimufatanye mwubake inzu yanyu kuko mukundana twebwe twarayifatanije twarapanze niho yaragitangira gukora namurushaga amafaranga kugira nene yarabitse nari maze imyaka myinshi nkora wataragira ariko hozi asa naye nanjye nze nayanjye inzu ndayigura turafatanya turayirangiza ashyiramo ubu ni 50-50 basta igihe turimo wagira inama urubyiruko rwo kuba mu gihe yabonye fiyanse bashobora kuba bakora imishinga ariko wabonye fiyanse mukaba mwamaze kubyemerera aho good reason yo kubikora kubera ko nimubikorana nanabona n'umubwira ati mutware nibura azagusigira iyo nzu umugore uti fine we ko tutararongora na so niba ugiye igendere inzira biyanjye byagora kubera ko n'abahungu nabo bajya bakora ubwo bugurumbanya nakubwira reka dukoreyemo yo tuvuge ngo ini case tutabanye uzansubiza yanjye nashyizeho cyangwa ariko ubundi icyo ndimo kubigisha urumva ngewe fiyanse wanjye twatangiye gupangana umunsi twamaze imyaka 2 turi abafiyanse muri iyo myaka 2 twahuzwaga no gupanga tugapangana ese tuzaba dufite inzu yacu dushyiraho minimum tuzatangiriraho turavuga ngo minimum tuzatangiriraho reka nibura tuzabe dufite inzu kandi mu mujyi wa Kigali twarayiguze tuyijyamo turayitunganya twayiguze tuzuye turayitunganya tuyinjiramo dutangira gupanga next jenoside biraje dupanga biti next no gupanga tukagura akamodoka kacu ariko mu kibihaza kuvamo yuko jenoside yarabaye irangiye njya gukora akazi kandi imodoka ubwo imodoka ibiraje tutagombye kuyigura tutangira gupangira ibindi dupangira abana b'imfubyi twari dufite dupangira abana bacu twabyaye hanyuma mva muri ako kazi ariko imodoka turacyayifite n'inzu turayifite kubera iki kubera communication gupangira hamwe kugira intego zimwe mugahuza umutima mukajya imbere hari ibintu byanyu muba mu gihe byaranyobeye ngo ayo ngo urumva ngo umukobwa njye ntekereza ko n'ubukwe bwacu twarabupanga kugeza no kuri reception n'ibyo azazana byose twarabipanganye bwari ubukwe bwacu aho nta mahirwe atagira abantu benshi oya ahubwo ayo mahirwe arubakwa ahubwo mwebwe nibyo nahoze mbabwira mwebwe mwigira ku birenge bibi ibirenge by'abantu batagira gahunda batigeze bakora gahunda zibageza ubundi ngewe nababwira ngo niba ubonye fiyanse nimutangire mwumve nk'umugore wawe mwiyumve mu bantu mureke kuryamana ariko nibura ibintu byinshi mubipanga mutangire gutekereza nk'abazabana mutangire kurema indangagaciro zizaranga urugo rwanyu aho kugira ngo mwicarane gusoza ariko ngo ndagukunda ibyo biroroshye cyane uba waranabimuga ushatse wanabimusubiraho yitwareka twandikirana n'amahoro atwarayabitse rwose hari igihe tujya tuyasubiramo ariko kera kabisa wari ufite umutobe ariko nawe wari ufite response hari igihe nabaga irurindo n'abandi igihe nyine urugo ryanyishe nkafata utubaruwa yanyandikiye nkadusoma nkafata agafoto ke nkakareba hanyuma biza kuba none turabana rero icyo mubwira ibi ngibi ndimo kubabwira I wish buri musore wese na buri nkumi aho kumara igihe muhangayitse ngo nzabana nande ngo ninde mukobwa uzankunda ngo ninde mukobwa utagukunda uri umusore mwiza uriya n'umusore mwiza uriya n'umusore mwiza so ninde utagukunda wowe iyubakemo igikundiro sibyo kuko buriya nicyo kintu abantu bataramenya mubwo yewe uretse na madamu wanjye n'abandi bakobwa nawe yari afite concurrence ariko ntugire ngo niyo bifite jyenyine ndajyaga mbwira abantu babagana ariko bakabara turamukobwa azamugutwara nuko mutabizi niba mutwara Imana izantoraniriza muri bari abandi bose bari line up uzi ko iyo wibatsemo ubunyangamugayo abakobwa bakajya bakubona bakabona
uri respectful, uriyubaha, urabubaha, nubaha abakobwa. Maze gukizwa, umva, maze gukizwa abakobwa bose bari bizi ko ari safe iwanjye. Barazaga bakicara, kera nari mfite na gitari, bakaza bakicara rwose nkabigisha gucuranga, tugakubita gitari tukaririmba indirimbo, nkabatiza amakasete. Nari mfite ibikasete, indirimbo zose zari zigezweho. Urumva nyine ndi muri university, ndi n'umwarimu icyo gihe, nari mfite indirimbo zose, nari bene wa mujenere gawise. Indirimbo zose zigezweho icyo gihe nari nzifite. Nagiye nanazibihera maze gukizwa, nk'umukobwa akaza akamara ngo indirimbo ndayikunda niyitwarire. Undi akaza akamara atari ko ngewe nkunda Vicky Leandros, nizirimo zose za Vicky Leandros zitwarire. Abo ni abantu bari bazwi mu gihe cyacu. Umuntu akaza akavuga ati ngewe nkunda Mireille Mathieu, ni nazo ndazifite. Ugenda uzirobarurimo zose hariya mu gakarito uzitwarire. None rero bakajya ngo ni ya mitego umuntu abatega ngo bakabona nta bintega, batangira kongirira icyizere, batangira kuyawe twanira umugabo mwiza, bakajya banabibwira nabo akaza bakanavuga ati kanakuriya rwose we yaravuze ngo uvuze ngo uteye intambwe imwe gusa yatera 99. Buriya rero ubwire aho kugira ngo mwirirwe muhangayitse, wowe genda wiyubakemo kuba umusore ufite igikundiro, umusore wiyubaha, wiyubahisha, wubaha abakobwa. Kuko buriya umuntu iyo umuhaye agaciro arabibona. Uzi ko n'imbwa iyo uyikunze irabibona rwose, ntankaza umuntu unatekereza. Rero mbona mwirirwa muhangayikijwe n'ibidahangayikishije, kandi bya bindi muvuga ngo kashi, ngo isura, ngo iki, birya ni wongo. Reka mubwire, isura y'umuntu burya simuha igikundiro. Ushobora kubona rwose umuntu wibera aho ngaho ufite amabondo nk'ay'igikeri, ufite amajipo nk'ay'ipusi, byose bikamuhuriraho, akagira n'imitego, akagenda ameze gutya. Ariko iyo yifitiye confidence, yakwicara mu bantu akabaha agaciro, akihesha agaciro, rwose baramukunda pe, baramukunda. Nawe uzitegereze mu nshuti zawe uzabona bene abo bantu barimo ubuti kanakuriye for people, sinshobora kumureka. Icyo rero umunsi muzakiyubaka ukiga gukunda, uzakundika. Byoroshye gutyo. Yewe mbikubwira si ibintu by'ubwirasi cyangwa no kugira gute, hariho indangagaciro ugenda udekubura mu buzima. Kiwe nicara hano mbona nkabeza amakuru mushaka wiki. Buryo impamvu ngewe umuntu amamagaye ndamwita, hariho n'abajya babimbwira, hariho umwe mu mushaka wiki kugenda, we mu paza muzi icyo tugukundira ni ngo uyu muntu aguhamagaye bitaba ngo uyu muntu agusaba icyo appointment urayimuha. Kubera iki? Hariho indangagaciro wiyubakamo zo guha abantu agaciro. Ariko hari igihe umuntu amara kugeraho akigira igitangaza, wamuhamagara ntakwitabe, wamusaba appointment ntakwakire. No, akira abantu bose, umukire n'umukene, umwana uzabikore nawe ungana gutya. Utangire wibakamo izo ndangagaciro tuyivera. Ntabwo uzigera ahubwo ntuzagira ikibazo cyo kubona uwo mubana, ahubwo uzagira ikibazo cyo gutoranya mu ikibazo rero nuko bwinshi mukimara ngo murimo gushaka amafaranga, ngo murimo gushaka ashwe, ushobora kwibakamo igikundiro nkarongora uyafite hanyuma nkayamukundira. Ahubwo mwebwe muri mu gihe cyiza nuko mutabizi. Ubundi nkamwe hari abakobwa beza bari hano hanze babarakore vrema, bamwe bakunda Imana kasha n'umukobwa muri kukibona mutabona. Rero ndi nkamwe jewe nakwiyubaka, azashaka mu nyine. Basta hari ikindi kintu nashaka kubaza. Umunsi wa mbere uhura na madamu byari bimeze bite? Duhura mwahuye gute? Oya, madamu wanjye we bire bit tricky. Ntabwo ubundi madamu wanjye tuvuka hamwe. Twebwe twagiye na bucyana muri Gatsibo nkuko nakubwiye, ariko twaje kwimuka inka zacu zimaze kuba nyinshi tujya mu Mutara muri za 71. Noneho iwabo nabo bari batuye mu Mutara, biza guhubirana. Abasaza be bari inshuti zanjye, ariko we sinari muzi, nari nziranye n'abasaza be ko bari bakuru,
twajyaga duhurira mu bintu bitandukanye, we yari mutoya iwabo sinari muzi. Noneho nza kujya kwigisha Rulindo, niho yigaga, mbona akakobwa keza kari kakiri gato, urumva nagiye kwigisha biga muri barangiza tronco. Ariko nanjye nari nkiri mutoya, ntugire ngo wenda muri bya bintu umuntu, urumva nanjye nagiye mfite imyaka 24 ninjira mu 25, mbona agakobwa keza kafite ijosi rirerire. Noneho ndimo kuganira n'umwe mu barimu twakoranaga, arambwira ariko ati kariya gakobwa kitwa Nyirakanaka, ati wari uzi ko ari gashiki ka mucuti wawe runaka? Ndabona se burya iyo nabonye agakobwa keza kariya ntabwo nzi ko ari bashiki. Urumva bari abana kuri jyewe niko na by the way ngira umwarimu, abanyeshuri banjye nabafataga nk'abana banjye rwose. Uzabaze imyaka ninjiye mu bwarimu ngiri no kuri university, nari narihaye indangagaciro yuko abanyeshuri n'abanyeshuri genda umwarimu, nta bintu byo gukundana, byo kuruhuka ku bana, no byo no kwisuzuma, nabyitaga kwisuzuma no kwisuzuguza. Noneho umukobwa yize Rulindo ararangije, yabaga muri groupe y'amasengesho, hari n'igihe yari umuyobozi wa groupe, nanjye ari giye ubatoza bakajya baza. Jewe namwestimaga nk'umurokore muto, n'uwari kuza akambwira ati ndangira umugore nari kumurangira, kuko nari mfite principe ivuga ngo sinshobora gukundana n'umunyeshuri. Ararangiza Rulindo ajya muri université ngo Rulindo. Noneho turimo gusenga, ahubwo twasengana baramweteresha, uzi ko wowe umaze igihe tugusengera ariko umugore wawe kuri iruhande no kutabizi. Shamnindi bambwira uwo mukobwa hano ya uriya afite imiziri ibiri. Icyambere gihe ndimo ndasaba Imana umugore nibura ndusha imyaka 4, uriya ndamurushira inzina. So muri standard zanjye uriya aracyari muto, ndashaka umugore uri macuwa, ufite ibitekerezo bihamye. Biracyo yari afite imyaka 30, shaka nibura umugore ufite 25, 26, maze kujya mu kazi, sazana cash tugahuza tugateranya rimwe bikaba 3, ntibibe 2. Yamibare yacu Noneho rero mu bari batikikora tiyo mitekerereze yawe, ati twebwe twarasenze Imana itubwira ko umugore wawe aruriye. Noneho mari minsi nanjye ndabifata ndabisengera, ntangira kureba mu byo nifuza mu ashyiraho umugore dushobora kuganira, nkasanga akiri umuyobozi wa groupe. Twajyaga twicara rwose nubwo yari umwana, tukicara tukaganira, tugapanga ibintu ko groupe izagenda na strategy n'ibyo bazakora. Marabwi nguyu tik umugore wifata neza, utiyandarika, tik umugore ukunda Yesu, uzamfasha gukunda Yesu. Ngenda nikinga zana kriteri zose nashakaga, arazujuje. Kwe muzazindi niyongereyeho nyine z'imyaka 26. Kizana bari mushobora kuba ndimo gukora ubugoryi. Niba Imana koko uyu mukobwa n'ubundi mufitiye estime, igisigaye ni ukwirekura, areka kumukunda nk'umwana nigishije, nkamukunda tuboneka neri nawe. Hanyuma ibikurikiyeho ni amateka yarakomeye. Nibyo rero nakubwiraga, nyuma naje guteranya nsanga koko ari ukunkunda. Nawe ari abanyeshuri babwira mwarimu rwose bati mwari turagukunda, kandi bakakubwira n'icyo gukundira. Tugukundira kuri serieux, tugukundira kuri neat, tugukundira kuri ibintu byawe biri ku murongo. Abana benshi barankunda, atari nibyo kuba ngo wenda kushakaho. Abana benshi barankunda kujye mu barimu. Nakundaga abanyeshuri bitabaho, kandi ko ni ibintu nari narasengeye. Naheraga kubaswa, akaba ariyo mbanza gukunda. Kuri abanyeshuri babaswa, babandi nyine wigisha ibintu ntibabyumve, nibo bankundaga cyane, ko bibaza ukuntu mwarimu
n'abanyeshuri bajya bamurasa mwarimu baribaswa ubashaka wiki ejo buriya nawe waje kwiga ugasanga n'abandi barimu barabyibaza n'ikintu bigatuma rero ugira ikintu cya consideration mu banyeshuri ntawe uyaganyiriye. Ese ni iyihe twaganiriye cyane ibintu byinshi, ni iyihe nama mu magambo magufi waha urubyiruko muri iki gihe kuko hari ibintu nka bingahe navuga urubyiruko ruri kugenderaho bisa nk'aho ari nazo mbogamizi zituma twibaza ngo mbese ni uruhe ruhare urubyiruko rwagakwiye kugira ngo ruzagire umuryango mwiza. Ubu ngubu hari uko umuntu mwe mu byumva mutari mbanza umbwira uko mu byumva mbona aho mera. Iyo turebye muri iki gihe cyacu nk'urubyiruko usanga urubyiruko iyo rugiye kureba uwo gutoranya cyangwa kureba uwo rushaka kuzabana nawe, icya mbere rurebaho ese uyu muntu afite iki, nicyo kintu baheraho kenshi n'abahungu n'abakobwa cyane aribaza ese uyu muntu afite iki, ese uyu muntu vision ni izihe, ese ni byiza hari character zimwe umuntu aba afite, ariko mu bintu byinshi biri gutuma urubyiruko cyangwa habaho ibibazo ntekereza ko ari ukureba appearance, ukibaza ese umuntu bimeze gute, ahagaze gute. Hariho utagenda kuko wenda yiyumvamo umuntu akavuga ati uyu nguyu afite ubuzima bumeze gutya akahita afata decision. Rimwe na rimwe ugasanga n'ababyeyi muri za mpuguro batanga baravuga ati gira ubwenge ni gute uri kujya kuri udafite uko udahagaze gutya, menya ubwenge ugasanga rero ni ibintu dukeneye gusobanukirwa. Urumva yewe n'ikindi wenda avuze cyane birasa nk'ibisatira abakobwa cyane, ariko hari n'ikintu cy'abasore muri iki gihe turi kureba inyuma gusa, turi kureba umuntu inyuma imiterere kuba ari mwiza, icyo nyine kikaba gisa nkaho gihagije. Reka mbiguhurize buriya umukobwa iyo ukimubona n'umuhungu udaherukiye n'abakobwa nibwira ko ari kubimera, ubishaka utabishaka ikintu cya mbere kigufurapa ni isura, kuko niyo tubona umutima ntugaragara. So nakubwira ngo kirya rero niyo appetizer, arabanza akagukurura kubera isura. Ariko ikosa rya mbere abantu bakora ni ukutabanza kureba ngo uyu mukobwa afite agasura keza, ariko se afite n'umutima. Buriya rero umutima witonze niho ya communication izamo. Ushobora kwicarana n'umukobwa umwanya muto, uko muganira ukabibona yuko ni umusamazi. Wanaganira n'abandi atari kuri uyu mukobwa ni umusamazi, ugutangira gushyiramo akariro gake na fili, kubera ko biravuga ngo umugore mwiza ufite uburanga ntagire umutima, ni nk'impeta y'izahabu ikwikiye mu izuru ry'ipike ry'ingurube. So bikubwira ngo ushobora kugenda ukaragira ingurube nka wa mwana w'ikirara. By the way, ndibwira abantu benshi baragira ingurube, bagenda ukabona gusa batarira barimo guhita, uti nabonye umugore akakogosha. So icyo niyo kintu cya mbere ugomba kwitondera, kuko Dalila yari mwiza ariko afite amenyo nk'ay'ingwe. Barahari kandi buri kintu cyoroshye natangiye mbibabwira, ntuzahura n'umuntu ucunga ibi ngibi ukubaza ibibazo iteka ryose akagusha ku ikofi. Jya ubanza utekereze kabiri mbere kwiyongaje, yaba ari umuhungu yaba ari umukobwa. Ko umuhungu utangira kubaza umukobwa iby'ikofi, erega hano hari abakobwa bahakubita iki, nshobora kuguha ingero nyinshi ariko singiye kuzijyamo, kuko n'abahungu musigaye mumeze mutyo. Ikintu rero kigaruka inyuma, n'ababyeyi natwe tubigira mu ruhare by the way, ariko ngewe nk'abana b'iwanjye barabizi. Nawe ni umuhungu wese uzaza cyangwa umukobwa, ntabwo nzamwanga nkurikije ibyo afite cyangwa aho avuka. Muri criteria zanjye ibyo ntibirimo. Criteria yanjye iyo nshobora kwicarana nawe, ubu nuko mwaje ari mwe mubaza ibibazo,
buriya twicaranye umwanya mutoya nshobora kukuganiriza ibintu byose, tukavuga umupira, tukavuga utazi ibyo ndimo gushaka. Ndimo gushaka kumva uyu muntu afite indiba cyangwa ni holo. Hari umuntu muganira ukumva ntabwo ibintu bye biraho gusa n'ibiyagayaga, kuko mutwara ugiye tukanza tukavuga umupira, ndimo kuganisha kuza kumva niba ufite vision of life, icyerekezo cy'ubuzima, nkagufayiringa nkagukaraza. Kuko utangira kundatira amafaranga ya so wanyu, ugatangira kunyumvisha ukuntu umuntu udafite amafaranga ntacyo ari cyo. Ushobora kugira ngo niba uyu nguyu ni igiwahwanya, igiwahihwayi, ko nta karagita. Uzitegereza bya bintu mwahoze mumbaza by'ingo inyinshi zirimo gusenyuka hano muri uyu mujyi. Bafite amazu, bafite amamodoka, ariko nta karagita. Icyo rero kirakubwira ngo niba mushaka kuzubaka ingo nzima, ndabwira ab'abakristo, uzite ku bintu bitatu. Cya mbere, bazimana, kandi uri seriye. Nunanahura n'umukobwa ukumva uramukunze nawe akagukunda, ugenda uri wenyine, uterere iyo kandidatire ujye gusinyisha. Ubwira Imana ngo rero Mana, Pastor Antoine yaratubwiye ngo nzabanze ndebe umuntu nkunda nanjye nkamukunda. Iyo ni criteri ya mbere, iyo ni aperitif. So ibiryo byaryoshye, kera mu cyaro twajyaga dusogongera, bajya kunywa nk'ikigage bakabanza bakaguha, narabikundaga cyane, kakudahira agakombe ugashyiramo umuheha ugakurura ukarebesha hejuru kumva niba biryo. Hanyuma burya rero ako gasura k'inyuma ni kapetayiza, nakareshya mu gihe, ariko nurangiza ushakemo bya bindi biri senso. Ubazima, Mana, uyu mugore wowe umenya byose, nge ndabona iby'inyuma, ndabona ibyo twaganiriye, ariko se wowe ubivuga wiki? Kandi Mana unyemerere, niba atari we, niba ubona azankura mu nzira yawe, niba ubona azanteza agahinda, iyo relation nuyicamo umurongo nzakumvira. Yo, Imana icishamo imirongo neza, towa. Nubona rero wasenze Imana ikandikaho towa, ukabona umukobwa atangiye kugutera umugongo, atangiye kukubwira ko ntacyo uri cyo, atangiye kukurerega, uzamenye ngo Imana irimo irancira amarenga ngo wakomanze ku muryango utari uwawe ntiyari yaza. Kandi ibyo ndabikubwira, njyewe nayikomanzeho pe. Imana igashyiraho towa, ngakomanga kundi igashyiraho towa, ariko uwo yazanye ikingura imiryango yose, nakomanga kuri ubwo yakingurwa nawe, hanyuma ukamenya ngo uyu ni we. Nyuma y'imyaka 30 simbyicuza. So banza urebe umutima wawe, uramukunda nawe aragukunda. Number 2, Imana yabyemeye. Number 3, wumva abantu. Buriya ntinya umuntu abantu babwira ngo yango ko umuntu ashaka kutwicira ubukwe, tega amatwi abantu. Umugabo yahetse impyisi, ahora n'umuntu nawe atuba ikintu yetse n'impyisi kirakurya. Ata muzajya mubona umuntu yiboneye itungo utangire kumuteranya naryo, ageze imbere ahura n'undi aravuga ati nyamara iki kintu yetse n'impyisi kandi n'ubyeremerera kurya. Baba bageze mu gashyamba, impyisi iratimbira mu bituma rero ujye utinya akavuza abagabo babiri, ndakuriye. Buriya nawe hari igihe uzaheka impyisi, haza inshuti yawe kubwira ati nyamara uriya mukobwa yakuyemo inda, urashaka kunyicira isoko. Haza undi avuga ati nyamara uriya mukobwa yarabyaye umwana yamusize mu rugo, tewe yarashaka. Hanyuma numara kurongo rusange agahinda karakwishe kuki? Ntiwabajije Imana, ntiwateze amatwi abantu, wumviye umutima wawe nyine. Ubundi Bibiliya ivuga ngo abagabo bajye baba 3. Nubona ibihamya 3 rero ujye uvuga ngo handumva ibintu biri ku murongo ushaka kubyiza. Reka duse nk'abagana ku musozo. Yego. Pastor, ubundi uretse tugira role model akaba Kristo, akaba nawe banze ryo kwizera, ubundi ninde role model wawe? Okay, wabivuze neza. Yewe mfite benshi, ariko role model wanjye uretse kwaguye ku mwishushanyo ni Yesu. By the way, buri Yesu yari umusore,
nuko kenshi wamushushanya ubona ukagira ngo yari umusaza, yapfuye afite imyaka 33, yari umusore. Ari we yigeze kubwira abafarisayo ngo nimunshinje, cyaha barakibura. Burya yari afite uzamwige neza. Role model nyiri umusore, ntabwo ngiye nigeze mfata ba role models b'abantu, nari mbafitemo b'inshuti zanjye, abandi kana kamukundira ibi, kana kamukundira ibi, kana kamwigiraho ibi, ariko nkunda guha abantu role models zidahinduka. Nyiri umusore role model wanjye yari Daniel na Yosefu. Ubwo Yesu namuvanyeho kuko we ari hejuru. Hanyuma ngeze mu murimo, role model wanjye ni Paul, yamukundira ko ntiyatinyaga, yambanyaga Yesu, yari umustrateje, yari umubona. Hanyuma mu busaza ubu ndimo ndigira kuri Samuel, ariko byo nabikoze kera kuko gihe aho ngana ubundi umutwe wanjye ntujye umenya gutekereza umwaka umwe ngo ugarukirize. Nkunda gutekereza ibintu nibura mu myaka 10. Mu myaka 10, abanze ngo mu myaka 10. Jewe hano mamaze imyaka 8. Uyu ni wa 9. Nkiza hano nashushanije nkabani iyi ni imyaka 10 yanjye yanyuma mu murimo w'Imana. Ningira umugisha bakandekera i Remera, nifuza ko nzasiga iki bihari. Muze kumbaza ngo nibiki wanditse, ni nzasezera muri sermon yo ku cyumweru tariki ya 28 z'ukwa gatanu muri 2023. N'abandi hano n'aba naragiye handi byose niyo sermon ya nyuma nzabwiriza ndi pastor muri paruwasi, kuko umunsi uzakurikiraho kuwa mbere, urumva nzi n'igihe bizabe kuwa mbere itariki ya 29 z'ukwa gatanu muri 2023 nzabyuka ndo muri tired, ndo musaza uri mu kiruhuko kizabuka. Imyaka 3 nshigaje hano Remera urukamazo tuzayikoramo iki nabikubwira idonido. Ibyo nagombaga gukora kugeza uno munsi harimo bimwe byakirireho gato ariko bitandurutseho byose, kugeza no kuri infrastructure, kugeza no kubindi. Ibyo rero wambwira uti role model wawe ninde? Uriya role model wanjye ni Paulo. Hari ibintu byinshi bya nusoma ubuzima bwe uzabona ihoze great planner nabimwigiyeho, ariko umuntu nigiyeho ku kintu cyitwa gusezera ni Mose buriya igitabo cyo gutegeka kwa kabiri ni discours yo gusezera kwa Mose. Akora summary yaho banyuze, akora summary yaho bageze, ababwira naho bagomba kuzajya ibisigaye. Undi nkunda ni Samuel. Muri buri kigero cy'ahantu nagiye nigira ku muntu runaka, ariko byarangira kwifuza kwanjye nifuza gusa na Yesu. Akantu tujya twibaza tukanabaza abantu benshi, mbese ni mu rugendo rwawe ubu hari abantu benshi twigiraho, hari n'abandi ushobora kutaza ariko bakuru nabo twagiye tunaganira bakatubwira ati uyu muntu tubona yaba menta wacu. Ni mu rugendo rwawe ni nk'ayahe, n'ikihe kintu ujya wumva ukabata ariko ngarutse nk'inyuma mu busore bwanjye cyangwa ngarutse nk'inyuma iki kintu ngomba kuba nagihindura n'ubundi muri channel yanjye cyangwa umuntu uri muri channel yanjye bikosa. Okay, ndari kubwira hari ibintu bigera nko kuri 3 cyangwa 4, uretse ko n'ubundi ntibizanakunda kuko bimwe bijyanye n'ubusore. Kimwe muri byo gihe nakiri mfite imyaka 25, iyo ngira umuntu umpa guidance, kuko natangiye gushaka Imana ndi muto, mba narakijwe kare. So kimwe mu bintu nicuza mu buzima bwanjye ni imyaka 6 kwa kugeza kuri 19 niga mu seminari Tozufanye. Nari umwana mwiza wo mu seminari ugendera kuri gahunda z'iseminari,
ariko imyaka 5 namaze ndi umunyeshuri muri university, n'undi mwaka umwe namaze ndi umwarimu, imyaka 6 yariwe n'ubuzukira. Iyo ngiyo ntabwo nakwemera kuzukira ngo ndire imyaka nayo byaje umusaruro. Umusore wese wakumva ubutumwa bwanjye namubwira ngo ntuzagire umwaka n'umwe w'ubuzima bwawe utamu bidafite umumaro. Kubyina, kunywa, gusambana, ibyo biri useless, biri hopeless, biri purposeless. Ntacyo bimaze, nta ntego bibyara, n'umunezero wabyo mu mwanya muto. Cyo ni kimwe. Cya kabiri, maze gukizwa, hari igihe umuntu agenda mu mbaraga z'ubusore, ugasanga, reka nguhe nk'urugero mu murimo w'Imana. Abantu twakoranye, abo twatangiranye kera muri za 94, muri za 90 muri GBU, za 94 nyobora AAA. Iyo ni leadership ariko igaragara mu busore, byo ndabyemera ko na Paulo uribuka igihe yatonganye n'aba kandi wamutoje aramwe ati uyu Yohani Mariko ni useless, ni hopeless, ntanadukurikire. Ariko nyuma rero tuzanzanire Yohani Mariko kuko angirira umumaro. Nanjye ngira karakteri irempasiya, n'ubu ngubu ngerageza kuyigabanya, ariko ubundi nsubiye inyuma, ariko byo ntibishoboka kuko nsanga ni karakteri y'ubusore. Iyo umuntu ari umusore afite ukuntu abashaka ku bintu byihuta, nagiye nsunika abantu mbayobora, mbabwira abantu babanebwe sinjya murana nabo, abantu mugende mukura amaguru. So bene utwo tuntu nzi ko hari abantu byagiye bikomeretsa. Ubu ngerageza kuba tactful. Icyakora igihe cyose uzaba uri umusore, numbwira ko wabigezeho, uzambwira aho wigiye kuko ntibijyana. Nta musore uba tactful, ufite ibibaraga uragenda. So iyo ni fruit y'ubusaza. Nta muntu w'umusore udakora gutya. Paulo yarabikoraga. Nibwira ko na Yesu yakubitaga abantu mu rusengero, ushobora kuba ari ubusore bwamuryaga. So ibyo byo nibwira ko ntabwo nagira. Ikindi wenda cya gatatu nabonye icyakora nacyo ishobora kuba giterwa n'ubwo busore n'ibindi, ko nasomye igitabo cya Billy Graham, Just As I Am, nsoma icya Kivengere wari umubishopu w'umuvugabutumwa w'Umugande, nsanga ni ikosa twese dukora kugenda ukajya mu murimo w'Imana yego ukita ku muryango, ariko ukajya usanga nta gihe kinini ushyiramo, ugasanga nk'ubu abana bawe bakoze anniversaire, wowe ugiye kubwiriza ahantu kuko bakwangaje. Icyo nibwira ko ubu ngubu ntagihindura. Umuntu niba abana banjye bari gukora anniversaire nka kanseringa byo kujya kubwiriza, ntabwo nabikoze. Ubwo ngerageza kubikora nubwo nabwo rimwe na rimwe bincika, ariko uwatangira akiri muto yakimenyereza kubalansinga umurimo n'ubuzima bwo mu rugo byawe byiza. Ariko ubundi mu buzima bwanjye nta bintu mfite nicuza imyaka y'ibyaha, kuko ariko Bibiliya ivuga ngo imyaka yo kujijwa ngo Imana yari yirengagije, ariko kuva aho nakirijwe nta bintu mfite ndogareta uretse ibyo nakoze nabikwira kutamenya. Pastor, turabashimiye muri iki kiganiro. Twaganiriye ibintu byinshi, ariko ntekereza ko bizubaka urubyiruko abazakomeza gukurikirana kino kiganiro. Tuzagenda tuganira n'ikindi gihe, hari izindi topic dushobora kugaruka n'ubundi tukaganira. Turabashimiye. God bless you. Bless you too. Uzayipostinge noneho ubabwire babaze ibindi bibazo hanyuma uzagaruke. Nushaka rwose uzakore seri.